aho izi modoka zacu zirizewe cyane cyane ko buriya imodoka yacu uguze imodoka yacu tuguha garanti kuri bateri, tuguha garanti kuri mota, ku buryo nta kibazo na kimwe ushobora kugira. Kuri uyu munsi wa Expo ibiciro twabishyize hasi cyane ku buryo nta umunyarwanda uri bubone ino video cyangwa se umunyarwanda udukurikiye ntago igitekerezo cyo kongera gutumiza imodoka hanze arahita gihindura. Icyo giciro umusoro uri inclusive, ntago ari bya bindi abandi bakubwira ngo imodoka yacu tuyigurisha amafaranga watangira kwishyura akakubwira ngo urongeraho ay'umusoro. Twebwe ayo mafaranga icyo giciro cyacu umusoro uri bakuyeho miliyoni 6 kubayigurira hano. Iyo ni promotion rwose nziza ifatika no kubatabyurisha batabibonye ndibaza yuko bagakwifuza bakareba n'izo promotion zitandukanye, kandi ahantu hose twagiye tugenda numvaga abantu bagiye bakuraho 10%, 15% gutyo na gutyo. Na spare parts zirahari, umuntu wese ari uwatuguriye n'uwaba afite imodoka yari yose yaguze mu Bushinwa mu gihe yagira ikibazo ahawe ikaze muri EV Automobile twamufasha. Muratangira mutwibwira hanyuma mutubwire na company muhagarariye. Amazina yanjye nitwa Masabo Jean Paul, nkorera company yitwa EV Automobile. Ni company icuruza amamodoka y'amashanyarazi ndetse n'amamodoka y'ama hybrids. Muri hano mu Rwanda kuva ryari? Turi hano mu Rwanda kuva mu mpera z'umwaka ushize, ariko ibikorwa byacu byo gucuruza imodoka twatangiye gucuruza ejo bundi mu kwezi kwa gatandatu. Hanyuma mu Rwanda hasanzwe n'ubundi hakorwa ubucuruzi bw'imodoka z'amoko atandukanye. Nuhe mwihariko mwebwe muvuga ko muzanye ku isoko ry'u Rwanda? Turabizi cyane, ndetse mu Rwanda hari imodoka z'amoko atandukanye, ariko twebwe umwihariko wacu ni twebwe company yonyine izaba cyangwa se ifite imodoka z'ama electric ndetse n'ama hybrid tubasha gukurikirana na nyuma yo kuyigurisha. Icyo nshatse kuvuga ni iki: nyuma yo kuzikora pièce spare parts zazo zizo modoka zacu ndetse n'iz'abandi baguriye ahandi ziba especially zaraturutse mu Bushinwa, izo zose natwe turazifite. Hari abadasobanukiwe neza ubwo bwoko uvuze ngo ama electric na hybrid bitandukanira hehe kugira ngo umuntu urenteresa kuba yaheza kugura imodoka amenye itandukanye? Imodoka ya electric ni imodoka yose ikoresha amashanyarazi. Murabizi uburyo petroli cyangwa se mazutu bihumanya ikirere. Twebwe rero nka EV Automobile ni muri urwo rwego twazanye amamodoka y'ama electric kugira ngo tubashe kugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Ikindi kiza cy'izo modoka ni imodoka zihendutse, ziri affordable kuri buri munyarwanda wese wifuza gutunga imodoka nshyashya 0 km. Iyi modoka yanyu rero mutubwiye ko ari umwihariko. Ariko twamye ko ngo ushobora kuba inakoresha umwanya umwe essence ubundi electric, mutubwire electricité, mutubwire ibanga ryayo. Aho ngaho ibyo namaze gusobanura ni ku modoka ya electricité y'amashanyarazi gusa. Kuri izi z'ama hybrid, aya ma hybrid yacu anatandukanye n'izindi hybrid zimenyerewe. No kuvuga ngo imodoka zacu ni imodoka ikoresha electricity, ikoresha umuriro w'amashanyarazi gusa. No kuvuga ngo ishobora kugenda ibirometero 115 ikoresheje umuriro w'amashanyarazi gusa. Moteri yayo ikintu iza gufasha iza gusupplyinga umuriro w'amashanyarazi muri yo. No kuvuga ngo ni self charging. Yo bwayo moteri ikora nka generating umuriro wo kwisharija kugira ngo ikomeze ibone imbaraga zo kugenda ikoresheje bateri zayo. Umuriro ikoresha ubukubiye muri yo bateri wizewe ku kigero kingana iki kugira ngo wa muntu uzakoresha iyo modoka azumve ko yakora urugendo rurerure akaba yava nk'Ikigali akajya Butare atorongera gukenera undi muriro? Bikora gute? bigira ahantu bigarukira hangana ate? Ni ibintu byizewe cyane, kuko nkuko nari maze kubivuga, umuriro ushobora kugenda ibirometero 115. Nk'izi ngizi z'ama hybrid twari tuvuze ifitemo moteri ku buryo litiro 2 zonyine za essence nazo zishobora kugenda ibirometero 100 bindi. Ubwo biteranyije urumva biba ibirometero 215 birenga. Bivuze ngo iki?
mu gihe murabizi mu Rwanda dufite amasitasiyo atandukanye ya esanse, ntago ari ukugera i Butare gusa, wagera i Cyangugu, wagera i Rusizi, ukava i Rusizi ugasubira Nyagatare, ukagaruka i Kigali mu gihe ubasha gukora urwo rugendo umunsi umwe nta kibazo na kimwe ugize mu muhanda. Aho izi modoka zacu zirizewe cyane cyane ko buriya imodoka yacu, uguze imodoka yacu tuguha garanti kuri bateri, tuguha garanti kuri mota, ku buryo nta kibazo na kimwe ushobora kugira. Tuguha garanti ingana gute? Garanti tuguha ni imyaka 4 cyangwa ibirometero 100,000. Ubwo urumva imodoka zacu ni imodoka zizewe kuko ziva ku ruganda zitazize naha mu Rwanda. Bizere ko Abanyarwanda bizere ko imodoka tuzabaha nta kibazo. Yego, imodoka mutubwiye ibyiza byazo, ariko namwe mubamubona ko hashobora kuba hari nizihe mbogamizi muhura nazo, haba kuzizana haba no kuzicuruza muri ubu bucuruzi bwanyu mwazanye? Kuri ubu ngubu imbogamizi birumvikana ntizijya zibura kubera ko abakiriya batarazimenyera. Iyo niyo mbogamizi ya mbere dufite, ariko nayo bitewe n'uburyo imodoka zacu zizewe n'abatugana, imodoka zacu barimo baragenda bazimenyera, bivuze ngo imbogamizi zirimo ziragenda nazo zigabanuka gake gake. Kubera n'ibiciro rero mutubwirere matuye ko ifite igiciro cyayo mu yicuza ku ruganda, ariko rero ko mwaharane mu tukubita hasi mutubwe ku igiciro biteye hanze n'uyu munsi muri Expo. Yego, kuri uyu munsi wa Expo ibiciro twabishyize hasi cyane ku buryo nta umunyarwanda uri bubone ino video cyangwa se umunyarwanda udukurikiye ntago igitekerezo cyo kongera gutumiza imodoka hanze arahita gihindura. Kubera iki? Imodoka yagoraga $46,800 twayishyize hasi ku giciro ku buryo ki iri kuri $38,800. Icyo giciro umusoro uri inclusive, ntago ari bya bindi abandi bakubwira ngo imodoka yacu tuyigurisha amafaranga watangira kwishyura akakubwira ngo urongeraho ay'umusoro. Twebwe ayo mafaranga icyo giciro cyacu umusoro urimo. Bivuge ko ubwo muri hano muri Expo 2025 ibiciro mwabihananuye? Ibiciro twabihananuye, batugana ahantu dukorera Nyarutarama, munsi yo mu Kabuga ku muhanda ujya Kibagabaga. Icyerekezo cyacu ni ugufata imodoka, ni uguhindura transport yo mu Rwanda ikaba comfortable. Buri munyarwanda wese wifuza gutunga imodoka agatunga imodoka kandi akagenda mu modoka yishimiye kandi akunda idahumanya n'ikirere. Amagaraje yanyu mufite amagaraje yihariye cyangwa igaraje yose yayikora imodoka? Igaraje, twe dufite igaraje ryacu. Nkuko twari tubibabwiye, hari abanyarwanda benshi baguze imodoka bazigura iwacu, hari n'abazitumije mu Bushinwa birumvikana. Abenshi bagiye bagira ibibazo by'aho bakoreshereza za modoka zabo. Twebwe rero umwihariko dufite igaraje nkuko nigeze kubigarukaho haruguru, na spare parts zirahari. Umuntu wese ari uwatuguriye n'uwaba afite imodoka iyo ariyo yose yaguze mu Bushinwa, mu gihe yagira ikibazo ahawe ikaze muri EV Automobile twamufasha. Turabashimiye cyane, murakoze namwe. Udushya duhari mu Kinyarwanda nabivuze vuga ku byo twagiye dusura, yaba imodoka zikoresha amashanyarazi cyangwa se zikoresha amashanyarazi na fuel, ariko banadusobanurira ko fuel iba yabaye ikoreshwa ari nkeya cyane. N'udushya muri imurikagurisha ry'uyu mwaka, ariko icyo twagendaga twumva no mu ba exhibitors benshi nuko bagiye batanga promotion cyangwa se bagatanga discounts wabona cyangwa se wasanga hano gusa. Nimba atari ko bimeze, ndibaza yuko n'ubuyobozi bwa PSF bushobora kuba ariyo communication batanga ku ba exhibitors, ariko ni opportunity nziza, ni n'ibintu bizwi by the way. Niyo mpamvu twabonye zino modoka za BYD bakuyeho ni BYD ariko harimo n'izindi bakuyeho $6,000,000 kubayigurira hano. Iyo ni promotion rwose nziza ifatika, no kubatabyumvisha batabibonye, ndibaza yuko bagakwifuza bakareba n'izo promotion zitandukanye. Kandi ahantu hose twagiye tugenda numvaga abantu bagiye bakuraho 10%, 15% gutyo na gutyo.